Iyi ni Jesus Army Church. Dukunda Imana n'abantu bayo, turajya mu ijuru honyine. Amen. Yesu Kristo niwe mugaba wacu. Amen. Iki ni ikiganiro nakagaruka tomorrow people. Abejo. Babandi Yesu Kristo yacunguye, the chosen people, babandi bahiswemo. Amen. Ni ukuvuga ngo abazaba bari muri kino kiganiro bazajya baba ari abatumirwa, ni babandi tomorrow people. Babandi bacunguwe kandi babandi bemera Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo. Amen. Twongeye kubaha ikaze nanone muri tomorrow people. Turabanezerewe cyane, tuzaganira kuri byinshi kandi tuzunguka byinshi. Hari ubuhamya, hari imirimo y'Imana, hari n'ubwenge abantu mino minsi bahishurirwa, ariko kuba babuganiriza abantu n'ibikunde. Turifuza kubana namwe n'ibi biganiro, tuzunguka cyane uburyo mw'iki gihe abana b'Imana nabo bakwiriye kubaho. Ni byiza n'igikundiro, gusa uyu munsi hari icyo twifuje kugira ngo tuganire. Urabona mu buzima busanzwe uhereye igihe Yesu Kristo yaziye, akaba amaze iminsi irenga 2000, ndavuga imyaka, kuko ku Mana burya ngo umunsi umwe ku Mana ushobora kuba imyaka 1000 cyangwa se imyaka 1000 ukaba umunsi umwe. Ariko Yesu Kristo amaze imyaka irenga 2000 ajana ku isi. Ariko itorero yasize mubona ko urukundo rwakendereye, kandi nk'uko byanditswe avuga yuko ngo turi itegeko mbahaye, mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ariko uko biragaragara yuko uko amadini aba menshi, urukundo niko rugenda rukendera. Ubona hari iki kibazo? Jewe kubwanjye itorero ryo Yesu araririnze, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntago azashobora itorero. Ariko muri iki gihe twitiranya itorero n'idini. Itorero ni umuntu ku giti cye wemereye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza we kugira ngo amuyobore. Naho idini ni aho abantu bahurira kugira ngo bahimbaze Imana, bahamye iryo torero riri muri bo ko ari iryo kuri. Ariko iyi minsi ibiri muri twe nk'abanyetorero kugira ngo bisanishe n'idini biragoye, kugira ngo abaje mu idini basange ibyo tuvuga ari byo dukora biragoye. Ubwo uvuze yuko itorero riri mu idini? Ego, itorero riri mu idini. Base niba idini ripfuye, itorero ryo rizaba rizima gute kandi itorero riri mu idini? Itorero niba ripfuye, niba urukundo hano nkuko Yesu Kristo mu byahishuwe, Yesu Kristo yihishurira Yohana, yaramubwiye ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso, umubwire ngo mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Nimba amatorero, amadini adafite urwo rukundo, kandi iryo torero uvuga riri mu idini rigomba kubaho rifite urukundo, kandi itorero ukavuze ko riba abantu bakaba bari mu idini kandi badafite urukundo, none bizagenda bite? Bazakura gute? Ni gute bazagera ku kigero nk'icya Yesu Kristo kandi bari mu idini ridafite urukundo? Aho wadusobanurira? Ariko njyewe ntekereza yuko urukundo rutashize. Urukundo ruriho, nubwo abafite urukundo atari benshi, ariko urukundo ntabwo twavuga ko rudahari. Abantu benshi mwino minsi baravuga ngo urukundo rwarashize mu itorero, urukundo nta ruhari. Ariko ahubwo tujye dusaba Imana kugira ngo itumenyeshe ahari urukundo rw'ukuri. Yego. Cyangwa aho yabonera Imana by'ukuri, ari ryo dini cyangwa ari ryo torero ry'ukuri umuntu yagakwiriye kubarizwamo. None se nkawe ukurikije igihe wakirijwe, amadini wagiye usengeramo kugeza na n'iyi saha, ubona bakora kuko icyo Yesu Kristo yatubwiye gukora, ko tugomba gukundana nk'uko nawe yadukunze? Kuko yabivuze abati jewe mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Kuko uko yadukunze ni ukuhe? Nuko yikunze kurusha uko yadukunze, bigatuma ajya ku musaraba. Nivuga ngo ni nk'uko yatubwiye ngo dukunde bagenzi bacu kurusha uko twikunda, kuko yaradukunze ajya ku musaraba. None se ayo madini, none ari we ushaka kubwira umuntu ngo nagende
ajye gusenga. Umuntu uzareba kino kiganiro akareba Tomorrow People, niki wamubwira ku buryo niki yaheraho avuga ngo ajye guselegitinga ahantu yajya gusengera, ahitamo idini yasengeramo? We idini weho wasengeramo rigomba kuba ryujuje iki? njyewe idini nasengeramo cyangwa idini nabarizwamo ni idini ririmo ijambo, idini rikaba ririmo urukundo, kandi idini rikaba ryemera umwuka wera. None hari idini rishobora kubaho ridafite ijambo, ridafite umwuka wera? Kuko uravuze ngo idini ugomba wasengeramo ni idini rifite ijambo, rifite urukundo, rifite n'umwuka wera. Ese idini rishobora kuba rifite umwuka ritagira ijambo, cyangwa rikaba rifite ijambo ridafite umwuka wera? Ego ni nacyo kibazo kiriho muri iki gihe, kandi ni nacyo giteye ubwoba. Abantu benshi bari kwita ku kintu kimwe aho kugira ngo bite ku bikenewe. Ariko muri iki gihe birakwiye ko amadini yagira urukundo, hakabamo ijambo, hakabamo n'umwuka wera, bikuzuzanya kandi byose bikubahirizwa. Urugero, idini nakuriyemo ni iry'umwuka, ni nako turyita, si ngombwa kurivuga, ariko bagira urukundo. Urukundo ntabwo narwo. Bagira ijambo. Ijambo rirahari. Bagira umwuka. Umwuka wera turawugira, no kuri turi itorero ry'umwuka. Bakabura urukundo. Niba ngo hari nk'uko bivuze aho ngaho, umuntu ashobora kuba asengera mu idini ry'umwuka rifite n'ijambo ariko ritagira urukundo. Ego birashoboka, ariko nanone ari weho, none wahera he uvuga yuko idini rifite urukundo? Kuba ikintu cyumvikana ko niba tuvuze ngo ni Jesus Army, aba Jesus Army Church, washimye gufungura urusengero nka Jesus Army Church, ndetse uba pasiteri muri rwo, none ukavuga ngo hari idini ryari rifite ijambo, rifite n'umwuka wera, ariko babura urukundo. None washingiye ku kivuga ngo ntabwo bagira urukundo, cyangwa se ni iki weho uvuga ngo njye nakora bo batakoraga? Njyewe ku bwanjye, abantu benshi uko mba mbyumva baza mu nzu y'Imana cyangwa mu nsengero ari ahantu abantu baje kuruhukira. Baza mu nzu y'Imana baje kugira ngo icyo batabonye hanze bakibone, kandi icyo kiri hanze ni ikibi. Ni ikibi, ni urwango, ni ubugome, ni akagambane, ni amashyari, ni inzangano. Akaza aje azi ko aho mu nzu y'Imana ariho ari bubonere ibyo yabuze. None turebye nko mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya mbere umurongo wa 27, aravuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. None Jesus Army Church, hari idini wasengemo bituma utarigumamo, kandi bari bafite umwuka wera, bafite n'ijambo. Uravuga ati yewe icyo mbona harabura urukundo, kandi ndabona abantu bisi kugira ngo begere Imana bakeneye urukundo. None ugiye kuzana, uri buze kuzana urukundo, umwuka wihorere n'ijambo ubyihorere, kubera yuko bari bafite ijambo n'umwuka ntibigire icyo bibamara ntibibazanire urukundo, kandi nk'uko Yesu Kristo yatanze itegeko hariya ngo mukundane, uraza kuzana urukundo gusa? Cyangwa wowe ufite ukuntu uri buze kuvuga ngo ndaza kuzana rya jambo nzane na wa mwuka ariko nongereho urukundo, uraza kubikubite wewe? Ku bwanjye ruhande uko numva, ndetse na mwuka wera uduhamagaye n'Imana iduhamagaye, numva ibi bintu byose bikenewe mu itorero. Habeho urukundo, habeho ijambo ry'Imana cyane, ikindi habeho no kumvira umwuka wera, icyo umwuka w'Imana atubwira, atumenyesha. Ibyo byose bibeho byuzuzanya, kuruta uko kimwe kijya hejuru ikindi kikajya hasi, cyangwa hakabaho gusumbana kw'icyo ngicyo. Ni nacyo mbona kiri mu matorero menshi cyane,
abantu bita ku kintu kimwe, ikindi ntibakiteho bakumva ntabwo ari ngombwa. Ari naho Imana yaganirije Yohana muri aya matorero 7. Itorero ryo muri Efeso niryo yabwiye ngo ndabagayira yuko mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Ego. Ni ukuvuga ngo imirimo bari bayifite no kwihangana bihangana, ibyo byose wagiye uvuga umwuka bawufite, ariko biza kurangira bari kubona ko bibagiye urukundo rwa mbere. Hari n'abandi yabwiye ati muri abanyamwuka ariko imirimo yanyu N'abisarudi. itorero ry'Isarudi. Mwino minsi rero amatorero menshi ni n'ay'Isarudi. Bivuze ngo ikintu weho uri gushaka kuvuga, ushaka yuko Jesus Army Church irebera kuri ari amatorero 7. Yes, icyo Imana yabagaye mwebwe mukagikosora. Yes. Aho rwose mwazagerayo. Imana izatubashisha. Mwazagerayo. Okay. Hari nk'amatorero wavuze atagira urukundo, kandi Yesu Kristo kuko nicyo atubwira. Ngo ahantu hari urukundo nta mategeko haba. Kuko wabashije gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nta cyakugonga. Kuko usanga amategeko menshi usanga ari abuza umutekano, arahemukira, aragirira nabi umuntu. Hari urukundo rero nta mategeko aba ahari. Hari urukundo nta na kimwe kigorana. Iyo ahantu hari urukundo, n'uwo ari we wese uri muri twebwe umurebera mu rukundo. N'uwo murimo w'Imana ukoze uwukorera mu rukundo. None se ukimara kuvuga urukundo ushaka kuvuga ijambo ry'Imana, nabyo ni ngombwa kurikunda. Okay, nabyo ni urukundo. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Ijambo ry'Imana ndaryumva pe, ni Bibiliya yera, wera mu itangira ukagera mu byasho. Umwuka wera turabuzi ko ari umufasha twahawe, twasezeranyije. None urukundo ndagira ngo mubaze, urukundo wowe ushaka kwerekana bari bashinja ko baterekanye ni uruhe? Rudusobanurire. Kuko urukundo ntabwo ari inyungu, ntabwo bavuga ngo urukundo gusa. Ushaka kwerekana urwo rukundo mu gute? Urukundo nekereza abana b'Imana bakeneye nukubana n'abantu bose amahoro. Ikindi ni ugusura imfubyi n'abapfakazi. Ikindi ni ugusura abarwayi. Babivuze hano muri Yakobo. Ikindi ni ukutarobanura ku butoni. Kuko mw'iki gihe twitwa ngo dufite urukundo, ariko ukabona bamwe bafite abo bakunda ariko abandi ntibabakunda. Hagira urwara ukamusura kubw'ikintu runaka, hagira uhura n'ibyiza mukamusura ari bamwebwe, ariko undi wundi yagira ikindi kintu kindi ahura nacyo nimumwereke urukundo. Urukundo ni urukundo rutarobanura. Uvuze urukundo rutarobanura, urukundo nirobanura abize abatarize, urukundo nirobanura abakire abakene, urukundo nirobanura abanyembaraga, urukundo nirobanura n'abazungu, n'abirabura, n'abiwacu, n'abaheru. Urukundo nirobanura nguyu no kwa pasiteri, no kwa pasiteri. Aho ndabyumva cyane. Urukundo rutarobanura, urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ukuri nirwo rutarobanura. Niba ari kungukora mugiye kubikora nka Jesus Army, ndabona muzaba mubaye idini y'ukuri, mukabera azababashishe. Ibyo ntiwabivuga. Mwuka wera icyo mvuga azababashishe, kuko bariya wavuze bafite ijambo, bafite na mwuka, ariko nkuko babwiye iri torero ryo muri Efeso bagomba itorero ry'umwuka, kandi n'ijambo ryagombaga gusaba mwuka wera akababashisha kugira ngo bagere ku cyo Yesu Kristo yabahamagariye. Yabahamagariye ngo mukunde nk'uko nanjye nabakunze. Yes. Ikintu kindi numva twakongeraho, ikindi twasengera nk'abanyetorero, nk'abanyedini, abantu ni ugushaka kwirukana umwuka, ndetse tukabibabazwa cyane, tukababazwa nabyo, umwuka uri gusohora abantu mu madini, mu matorero. Ukabona abantu ku cyumweru ntibagikeneye no kumva ngo habaho amateraniro, habaho gusenga. Ese ubwo ibyo ngibyo ntibyaba byaratewe na rwa rukundo rwabuze, yuko abantu baravuga ko bafite umwuka wera
bakavuga yuko bafite n'ijambo ariko bakabura urukundo, bigatuma abantu basohoka. ikindi nanone harimo no kutigisha abo baje kutamenya ijambo ry'ukuri. Icyo gihe rero ibyo biraza kurangira mvuze ngo abo nk'iryo dini rishobora kuba rifite umwuka n'ijambo kandi abantu bagasohoka bari kuzira ukutamenya, harimo kutamenya ko batamenye ijambo, harimo kutamenya, harimo no kutabona urukundo. reka njye mvuge hari idini nakuriyemo, aho nakuriye bagira ijambo, ikindi kitari ijambo nta nubwo bashaka kucyumva, ariko hose nigeze mbona abantu basohoka bahunga. Ni ukubera iki? Ndatekereza yuko bo kubera ko ari ijambo, babigisha ijambo ku buryo buri muntu waho wakuriye aho ngaho usanga nawe ari umuvugabutumwa, uri kumva, kandi usanga bo muri bo ntabwo iyo bamaze kumwigisha maze kumenya ntabwo yihutira kugenda kujya gufungura irindi dini. None wowe wavuyeyo icyatumye mvayo njye uri Imana imbwiye, icyo ni kimwe, uri Imana imbwiye, kandi Imana mu gukora icyo Imana imbwiye naravuze okay, aba bafite ijambo, uri kumva, ariko bakavuga yuko banemera umwuka wera, ariko nanone nsanga uko bavuga ko bemera umwuka wera, uburyo manifestation, uburyo umwuka wera yigaragaza barabihakana. Ibyo rero nkasanga bimeze nka kwa kundi Yesu Kristo abayuda barimo basenga bamaze igihe bava ngo barasezeranye ko bazabona umucunguzi, ariko umucunguzi aje baramuhakana, kubera ko mu mutwe wabo bari bazi hari ishusho bari bavuga ngo umucunguzi naza azaba ameze atya. Noneho mu kuza kwa Yesu Kristo akavukira mu bakene, akaba mu buzima yabayemo, yewe akanabangara kumusaba bati umucunguzi wadutegereje si uyu nguyu. Rero nza kubona yuko abantu dufite ugusengera ikintu cyaza, Satani akadukubita kata ntitumenye yuko niyo cyaje kandi nicyo kiba. Rero umwuka wera, njyewe ndashatse kuba mu idini, mu rusengero rufite byose. Ese ndavuga ati hari urusengero ushobora urugero rwumvikana, umuntu ashobora kuguhereza icyayi ukakinywa, tuvuge ko icyayi ari umwuka wera, undi bakamuhereza irindazi, tuvuge yuko ari ijambo. Isi byiza si uko wabinywesha, byiza ni uko wabinywesha, unyweye icyayi wabyumva, unyweye irindazi, ariko ubinywesheje binagenda neza, yabivuze ngo rero umwuka wera akoresha za mpano zose kugira ngo aregeretinge ibintu kandi bigende neza. Bivuze ngo uramutse uriye inigi imwe biza kurangira. Ariko ni itorero Imana yabwiye ngo batangije iby'umwuka, ngo none ngo bahebutse iby'umubiri. Aho ngaho ni Pawulo wandikiye Abagalatiya mu gice cya 3. Aranguye mwe Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabarozi, niki cyatumye mutangira mwizera mukaba muri gusoza mukoresha iki kujya mu by'umubiri. Rero icyo bivuze ahangaha riratorero yari yatangiye ryizera, biza kurangira basubiye mu mirimo itegetswe n'amategeko. Rero ikintu cyo mbona nimba kuko dushaka kwaderesinga urwo rukundo rwabuze, icyo ni kimwe. Twebwe tugomba kuba dufitanye urukundo hagati yacu mu itorero kugira ngo abari hari hanze babone itandukaniro. Nta muntu twatunze urutoki tuve ngo we runaka ngo nta rukundo ufite, hoya nta n'umwe. Ahubwo twebwe niba koko abo bantu bakeneye urukundo, Imana kandi kubatubwiye yuko bakeneye urukundo, kandi tukaba turufite, tugomba kurubagaragariza. Urwo rukundo ruzabakurura, ruzabatira bazi. Ariko ubundi urukundo ni iki? Urukundo nk'uko hano bavuze muri bya dini ry'ukuri, bavuga ngo usura imfubyi n'abapfakazi, abadafite shinge na rugero nkabitaho, ariko ntabwo rwirarira. Ariko se abo ngabo witayeho cyangwa abo bazaza bakugana, bo ntiwabifuriza kugira ngo nabo baba baje bafite urukundo? Abo ngabo icyo mvuga, icyo baje bashaka arirwo rukundo, basabwa nabo kugira ute urugero, kuburyo tubabwirana Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu wadukunze kandi akagira ute. Rero aba bazaza
bashaka Yesu Kristo ni ukuzababwira ati ariko murabizi icya mbere ni urukundo kuko yadukunze natwe dukundane. Hari akandi kantu numva nakwibaza nanone ku madini. Ese ikintu kijyanye no kuziririza ibintu runaka, haba hari biri mu ijambo, haba hari n'ibyo abandi bashyiraho ko nk'umunyetorero, ubivugaho iki ko umugenzi ujya mu ijoro? Ese hatarimo urukundo hari aho byageza aba bantu? For example, hari ushobora kuvuga uti nge itorero ryacu twemerewe gutereka imisatsi, ntabwo wemerewe kwiyogoshesha. Wiyogoshesheje, hari amatorero ameze gutyo, wiyogoshesheje ubukoze icyaha. Anditse nawe uyu munsi ugomba uwubahirize, utawubahirije urabukoze icyaha. Irindi naryo ati nanone ugombe ugende utya umeze uku, wambaye uku, utabihinduye, nubihindura uraba ubaye umunyabyaha. Bigatuma abantu babayeho mu buzima bwo gucirana imanza. Ariko twebwe Imana itubwira iki mu gihe nk'iki ngiki? Ku bantu Paul hari ahantu yabivuze arangije aravuga ngo hari abaziriza iminsi, hari abaziriza ibyo kurya, ariko icyo twamenya neza ni uko ibyo ngibyo nta kimwe kizajyana umuntu mu ijoro, ahubwo umutima w'umuntu afite. Icyo ni kimwe. Icyo navuga, buri muntu wese, buri dini ryose rihagurutse riba rifite disipurine kandi rikagira na dogitirine, ariko buri muntu wese mu itorero arimo, mu idini arimo, aba wejejwe muri icyo. Niba uba mu itorero ryogosha imisatsi, niba uba mu itorero rivuga ngo twambare imyenda imeze itya, niba uba mu itorero rivuga ngo ntukarye iki ngiki, ubeshejwe muri ryo. Nugikora ni ukuri icyo ngiki kiraza kukubera icyaha. Niba wumva utagize ute, utabihamanye nabo, wabahunga ukabakora nabo, ntunabacire urubanza, ahubwo ugakora icyo umutima ugize ute ukubwira. Kuko guca imanza waba ubahunze cyangwa uba uhawe indi mishoni, ukaba ubaye igicibwa ku buryo utazagera mu ijuru. Gusa uko nguko hari hano Yesu Kristo ari mu bukwe bw'Ikana, yabwiye abahereza ngo icyo ababwira mu gikore. Mariya abwira abahereza ngo icyo Yesu Kristo ababwiye mu gikore. Wewe niba ukurikije icyo Yesu Kristo akubwira, ibyo nibyo, ugakora icyo Yesu Kristo akubwira, ibyo nibyo rwose, wowe niba wagucunguye, niba uzaguha ubugingo buhoraho. Ibi ni iby'abantu n'amategeko y'abantu. Ikindi kandi nanone Mwuka Wera uba mu muntu niwe umumenyesha iby'icyaha, niwe umumenyesha ngo iki si cyo, iki kiratukisha izina ry'Imana, iki ngiki sinyikwemereye. Kuko hari abantu Imana yagiye ihamagara, hakaba hari ibintu babujijwe abandi babyemerewe. Ariko nanone bitavuze ko wowe icyo Imana yakubwiye cyangwa aho ngaho Imana iguhamagariye udakwiriye gucira urubanza abandi Imana nayo ihamagaye. Imana nishimwe. Amen. Rero ikintu twafatiraho conclusion muri iki kintu, umuntu wese ushobora kuvuga ngo ari gushakisha ahantu asengera, icyo namubwira yareba itorero rifite ijambo, rifite n'umwuka, rifite n'urukundo, kubera ko urukundo rwe rugaragarira mu bikorwa. Ibikorwa utarabibona, umwuka ni umwuka, ijambo ni amagambo yitwa nguko, ariko urukundo nirwo rugaragaza wa mwuka, rugaragaza na rya jambo, kuko abantu bavuga ari ibyo kure. Rero mu gihe uri kujya gushaka ahantu ho gusengera, urabanza ukareba itorero rifite ijambo kandi itorero rifite umwuka, urukundo. Niba itorero ryose rizaba rifite ijambo rikagira n'urukundo, bakakora icyo Yesu Kristo ababwira, urukundo ruzaba. Umuntu wese wuzuye ijambo ry'Imana akuzura umwuka wera, ntabwo ajyayo, kandi urukundo ruramwuzura. Uko ni ukuri. Umuntu wese wavuga ngo azi ijambo ry'Imana akuzura umwuka wera utagira urukundo, ibyo yuzuye si umwuka wera. Ubusa niko ijambo ry'Imana rivuga ati niyo wavuga, kandi na Pawulo aravuga ati nushaka umenye byose, niyo wahanura, niyo uvuge n'indimi z'abamarayika, utagira urukundo, yewe ngo umenye na bya bindi bitigeze bimenywa n'umuntu, utagira urukundo, ngo byose ni ubusa. Ariko urukundo rurakomeye.
urukundo rukomeye nk'urupfu. ni ukuri urukundo rurakomeye, nk'urupfu. urukundo rurakomeye kandi urukundo rurabuze. Reka turushake Imana itugirire neza kandi natwe turugire, kandi natwe turugire, n'abari kumwe natwe barubone, ikindi n'abari kumwe natwe nabo bakunde abandi. Ikindi urukundo ni imirimo koko nk'uko bivugwa, kandi ibintu byose biba hano mu isi bituma abantu bava ku Mana mu kubura urukundo. Iyo ubuze urukundo rwo gukunda Imana uragwa. Iyo ubuze urukundo rwo gukunda umurimo w'Imana ntabwo urama. Iyo ubuze urukundo rwo gushima aho Imana igushyize biragoye yuko waguma. Imana yo mu ijuru duha imbaraga zo kugira urukundo rwinshi mu murimo wayo, gukunda bene data, ndetse urukundo rudutegeka gukunda n'abanzi bacu. Ni ukuvuga rero umuntu wese wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza we, uwo azabaho ejo. Tomorrow people. Nk'uko ikiganiro kivuga ni tomorrow people. Mureke dukunde babandi batoranijwe, kandi abo batoranijwe nibo bazabasha kuba muri paradizo yera y'Imana. Amen. Abo batoranijwe nibo abandi Yesu Kristo yavuze ngo abo ngabo sinzagira ipfunwe ryo kubahamariza imbere y'abamarayika bera b'Imana. Amen. Abo ni nabo bazahabwa izina rishya. Amen. Tomorrow people rero niba abandi bahiswemo, ni nabo badacogora muri uru rugendo. Abo ni nabo badacogora, ni nabo batananirwa iteka ryose. Imana ishimwe. Abejo abo ngabo nibo Imana ihora isubizamo intege nshya. Uyu munsi turahahari ariko ntabwo tuzi ko ejo tuzahageze. Ndabifuriza kugira ngo tugere muri ejo kandi dufite umwuka wera, dufite ijambo, dufite n'urukundo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Amen.